aterura inkuru bari kurya muri salo. Umuntu bita Serge nawe akomeza amererwe neza cyane. Amererwe neza. Aterura inkuru bari kurya muri salo. Aranje ati rero buriya hari ikintu uyu munsi nabonye. Ati muzi ko papa aje kuntura ku ishuri yaje ari kumwe n'umukobwa bakabanza bakajya ahantu tukuri kakazu ko hirya ikinyuma kari inyuma y'ishyamba. Ati bahagera bakambara ubusa. Aranje ati nyina ubwo se barayitanguranyijwe. Ati ciceka wa mwana sinakubujije kurya ufite ibiryo mu kanwa. Aranje umwana arakomeza ati mbamba ubusa rwose nyina ati rata komeza wivugira ntacyo gutwara. Ati wacicetse wacyana. Avuga ninjya. Arangije ati umwana arakomeza kuko nyina yamushyigikiye. Ati baze biyambuye banakora nka bya bindi nawe ujye ukorana na wa mukozi wacu w'umuzamu. Nyina ati ceceka soni yakubujije. Isati rata komeza wivugire ati ni bya bindi nyine mujya mukora nanjye nabibonyeho nsigena nabikorana na kakana duturanye. Abantu batagiye gusenga reka tubafashire kadufashe rehema kuva muri Canada abadufashirize. Ati rwose umwami Yesu musaba atamazi ngiye nagwa nayo ubugingo. Akiro ndimbira koretse. Abantu bashaka kujya amazi y'ubugingo. Harandi mazi se hari nandi ubesheshekaga kumuha amazi yo kwiriba. Noneho arayamwima ngo we ntaga ari umusamariya. None yeza aramubwira ati iyo waruza amazi ngiye naguha amazi y'ubugingo. Ati ntago hanyuma ku mazi yo kunywa. Abantu bakuri izindi bagiye muri kwicara YouTube Lucky Rehema banamufuronge kuri Instagram. Katuze mu kandi twikomereza n'umuvandimwe yansabiye Evariste ari muri Norvège nizere ko ameze neza cyane aradukurikiye 5 kuri 5. Yesu niwe mazi y'ubugingo, Yesu niwe mazi y'ubugingo, uyanyweye wese ntazagira inyota ukundi, uyanyweye wese ntazagira inyota ukundi. Ubugingo buri muri Yesu, ngwino nawe ubone kubaho. Ubugingo buri muri Yesu, ngwino nawe ubone kubaho. Umuntu bita Kerere n'umutambukanyi we hara mu mujyi wa Kigali na famille yabo yose nizera komeza neza cyane nabo baradukurikiye atakokana ndakuka atizogeso tika atakokana reka tugaruke aha umumotari yagize gutya rero avuye ku kazi. Umumotari ageze mu rugo ajya muri dushe. Agiye muri dushe yibagiwe kuvanamo kasike. Arabyibagira. Amazi yamanura kuva nagira mu mutwe. Kera kabaye asohoka avuze induru mu gipangu. Ati mwari muzi byabaye. Ati habaye ikise mota. Ati hano noneho hati amajini muri dushe. Ati ndakara amazi ntagire mu mutwe. Barangije barebye basanga aracyambaye kasike ngaho ngokoro ntaho utikira n'abari yakiri. Ayo cyamata wari muri kuvuga mu kanya reka tantwe ko na muri wawe yiriho twumve tutagira umuntu twaba turiniganya ijambo. Agize gutya ragiye ani kuri 0788 Radio Salus radio ya bose twumve. Salus ntusarare amatara nayize butoya turakumva cyane ati mu rugamba hanyuma ari ku cyuma ari kiganiro cyane kinya munyarwanda uragikunda cyane
umwamikazi bwacu bwaganje umutima wanjye. Uyu muntu ni muzima cyane rwose. uyu muntu ni muzima Nawe yari yacyahise agenda rwose atatu. ntagasarare twikomereza. hanyuma rero twikomereza nari ngiye kubwira waruvuze ngo ibyamazi y'ubugingo abantu batajye gusenga abantu bagize gutya bari mu rusengero basenga rwose biziza Imana bavuga ati haleluya sema amena hanyuma barangije pastor baravuze ati abantu batsingo hano mwegere ku ruhande abashyize ku ruhande ati hari abantu bafite ikibazo cyuko aba mu rugo ugasanga ntabwo uri umugore byiza ati ndagukunda abwiye ko mukunda abantu batajya babwira nyabona mu babwira no munsi ari nabwo ati mugiye kumandikira ubutumwa bugufi babwira muti sheri ndagukunda cyane naguhisemo mu bandi bose arangije ati none muraza kudusomera n'ibyo babasubije hanyuma rero abarandika bose hashize iminota rero 30 ati mutusomera ibyo babasubije uwa mbere ati ndebera nk'ibintu asubiza urashaka iki nta sukari hari atutangura kongera kugurisha imodoka utwongera urashaka kongera kugurisha imodoka yawe ati ukanda urashaka kongera nta butikera ati minerval zashize ayo ngo kurose ubwo nta butikera umugabo agize gutya yaramenye gutaga kwita umugore we ariko umugore yakubitaga butoyi umugore yamurushaga imbaraga agataha uko ataseka mukubita buke umugore umutsi umwe ararakara amaze kurakara umugabo atashye ashatse kumukubita umugore aramufata murenze urugo akaba ari yambaye ikoti abaturage barahurura bafite korona akaba arabateye nuko umugabo nawe mukweguka azayikandakanda abazi inyuma aramaze ati habaye iki ati nta kibazo cyahite no kutumvikana gatoya ati bigenze uko nguko ati umugore wanjye nyine itajugunye ikote inyuma y'urugo ryanjye ati none si ikintu twumvishe kidumbuye ni ikote ntari ikote gusa ikote ngiye nari ndirimo nawe utikera twikomereze nawe utikera abantu bakomeje kutwereka ko badukurikiye reka turebe hari ubutumwa bugufi nari mbonye hano burebe rwose hari abantu barimo Jerome Twahirwa uherereye Imata baranze ari Mata ya Nyaruguru igurwe ati rwose ndabakunda cyane nkuri kiganiro nyereka inyinya hanyuma abantu barimo uyu nguni ntagana Joseph Mugesera n'undi twahoranye hanyuma ubwo rero cyamata nawe utikera rwose hari abantu batinya buryo ariko ugasanga yihagararaho akihagarara ati giye bura nta kibazo nagira umuhungu rero abagira cyaherekeza sheri we ni ku mugoroba amuherekeje baragenda rwose baganira nta kibazo nta bwoba hangara muri kinyine kugira ngo hatagira ikintu aba araje mu kugaruka rero ikazagira ari mu kugaruka agaruke nubwo babwishiruka nka atoragura amabuye ashyira mu mufuka hanyuma sheri waza kuba yibagiwe kana ateze moto azayiruka amwirukaho amugezeho agiye kubona araturubitse rukanze kandi yari yaje mubwira ati ntabwo bangengira rwose ndakurinze arangije ubwo aramaze sishe ko rukanze byari bigenze bite ati wahora n'iki tuburana nanibutse ko hari akantu bagenda ngiye kukakuzanira nanjye ntaho utikera rero umugabo yagize gutya arashaka amaze gushaka agejeje umugeni mu rugo umunsi wa mbere arihangana nyine ntiyamubwira gahunda z'urugo ku munsi wa kabiri amubwira ati rero atuzi ukuntu nagushatse tuzi ukuntu byangoye kukubona atuzi inkwano natanze iwanyu atu rero wageze mu rugo wawe mugore wanjye ati na leta irabizi ati na padiri hamugisha ati ntabwo wemere kumbaza hondi ntabwo wemere kunegereza ngo ndarye sangaye ati rwose ibyo bintu bicikeho ati we uzaza umbona ari uko umbonye umugore n'umukajuru gatuje keza k'umugeni w'umwari rwose ukiri mu kwezi kwa buki uraho ngaho nyine aramubwira ati mutware mwiza ati ibyo ntacyo bitwaye ati kizima nuko ku isaha y'isa moya z'umugoroba ati ngomba kuba ndongowe waba uhari cyangwa udahari nawe utikera abantu ku murongo wa telefone aho kubona bari hafi ngo ejo 851130 Allo mumeze mute turakomeye ubwo ni mani shigwe Dieudonne ndi Nyamagabe yego Dieudonne iki kiganiro cyabaye uruhande nawe uragikunda ndagikunda cyane rwose ntugakureho urushinge rwose umva muzacyagure kibe kinini umva nkubwire kibe kinini kiraryoha cyane umva nkubwire nyine tugira amazina 5 y'inyama akaboga agakingura ryinyo abiri n'ayandi ayo yari yakiriye disi na yari yakiriye ari kugira ngo bazagura ikiganiro ahita nyibutsa wa mukobwa wakoraga umwuga w'uburaya bari ngo babaranze kwambara agatimba gatera ababyeyi nimba abenshi bakitura imatimba umusaza wabaciyeho tutaraharenga umusaza wabaciye arabitegereza no kumwe umukobwa aravuga ati ariko baze atusubye ko cyate koko atuwoya ati areka iti ubundi wabigira ute ati
ati uwanshobora ati ntagushobora se bushaka kukwikorera ubwo rero yagize acyararo cy'amatare nawe yaramaze igihe mu mwuga waramuryohanye waramubanye ubuye hanyuma agiye kujagira cyo agiye kubitabo asanga dogiteri ati ngiye munyereke dogiteri w'umuhango bakuri ibitaro baterwa zo kucyushaka dogiteri w'umuhanda ariko si amafaranga dukoresha tuza kwivuza si ubuzima bwacu tuza turengera ngenda shaka dogiteri uzi kubaga bagira ngo wenda afite nka infection hano naka ageze arambwira ati dogiteri naje ahangaha rwose business yambanye business ndashaka kugabishami ni muri bahano musaturira ku ruhande naho butikera tukivuga ku dogiteri urabona hari ukuntu baba ari mu kazi hakaza ibindi bintu bitunguranye umugabo yagize gutya w'umudogiteri arimo avura harimo yewe yakoraga muri consultation uziko muri consultation ibizamini maze kuza ni nawe bakwandikira imiti harimo yakira umurwayi ngo amwandikira imiti ibizamini byamaze kuva muri laboratoire abagabo kwishansi baramuhamagara ati dogiteri ati ruva ati yanzu yawe ati kuri etage ati ikibazo cya concase ati simati ndetse na ferabeto nuko n'igihunga cinci ahitana umurwayi ati 10 camions de concassé ati 6 metro cube yandika zimicanga harangije yandikamo na ferabeto yandikamo rwose ibintu bita ageze muri farumasi umufarumasi yasonye ngo muhe imiti ambwa ati wayobye atoyishakira muri Kenkayori reka twongeye twitse gato uwo murwayi wagiye gushaka imiti muri Kenkayori bya byaje bite nabite reka twitse gato wavuga kino ndi icurangitse ntabwo yababeshye naje kupereza amakuru nsanga ngo 2016 ikorwa yakozwe n'umuproducer w'umukongomani hariya muri Uganda ariko no byo n'amagambo arimo bati mve mu busambani mu budasigara ntabona mwaritse ubusambani mwaritse ubwo rero umwana wari wajije mu ishuri ati rwose tamandazi 6 uko yema mandazi 2 hasigara ngahe umwana asubiza ati umpaye icyayi yose nayamara ngayo naho ukiri kwishuriro cy'amatari ubwo tunyibutsa wa mwana bari mu biga isomo ry'ubuzima bimwe bitumenya muntu hanyuma biga imyanya myibarukiro hanyuma mwari muri ramaze kubigisha babahaye ibazwa isuzuma bumenyi bundi niko ryitwa haba yadi mugiye gushushanya imyanya myibarukiro y'umugore hanyuma batangiye gukora ngo bari gukora isuzuma bumenyi hanyuma y'iminota 5 umwana umwe batera urutoki ati ndabaza undi niko abana bavuga ati ndabaza mwarimu ati urabaza iki ati mwari reba Mukamana ari gukopera kandi Mukamana yaragize isoni yunamye yasize umutwe mu maguru nyine ngayo nguko nabo tikera Isa imaze kuba isa 5:18 muri studio za Radio Source ndacyari Yves Butoya ndacyari umusaza cyamatera imvizo urenze tugira ngo abantu bavaneho mu nkanyari bashe guseka barusheho kugerageza kwishima 0788 hari umuntu wasetse reka twumve ko hari umuntu uri guseka salo nahageze uri guseka se ndi guseka ni Ntaganda Joseph ngaho seka twumve nagari guseka arikanire na umuntu bitasangirwa mu kirati rwose nanjye ndahabaye nawe akomeze amererwe neza cyane agubwe neza Theo nawe nizire ko ameze neza cyane abantu barimo nkuba mugahenerezo nizire ko ameze neza cyane muri labo hari rwose n'abamawo abantu kakasimba bose bakomeze amererwe neza cyane bakomeze agubwe neza cyane abantu babataramo abantu babimviranye ikinya rwose na damiye mu bijuzi by'amafi ryari rwose ubwo rero ntawe utikera umugabo yagize gutya urumva harimo rwose harimo aganira n'umugore we barafitanye ibibazo baraganira umugore ageze avuga ati rwose iyo nza kumenya ko ari ukubizamera ati iyo nza kumenya ko ari ukuteye ati mbara hisemo ngiye nkishakira na shitani
nuko umugabo mukavuga tuje amubwira ati amategeko tigari gushakana muti ati amategeko y'u Rwanda ntagasezeranye abavandimwe urumva ko yaramuhamije nawe butikera ubwisinyibutsa wa muntu azavuga ati ubungubu hari abantu benshi bavuga ngo gatanya zabaye nyinshi ubwo yavugaga nyine ati hano iwacu mu Rwanda ati ni gute gatanya ziba nyinshi ariko ngo ngi nabonye ibanga abatesi ibanga babonye niri weganiraga n'abandi ati banga nasanze ari rimwe ati abantu bataye umuco kuva na kera bakuru batubwiraga ko Imana iri guhanda igatahira Rwanda igatahira Rwanda ubwiza ryari nijoro ati none niba birirwa basezerana ku manywa Imana itari mu gihugu barumva ari gute batatandukana iryo sezerano niba ari hamye biragoye ibintu bigoye Imana itarata reka twongeye twitse gato twumve uri vuga ngo mati Alphonsine dusuza bose bitwa Alphonsine ubwo nta butikera umupadiri yagize gutya nta muntu udashukwa ngo gwi mu moshya noneho ahura nabo bakobwa nyine babashushu ndosheke ashiduka bibaye abayaranye rero n'umukobwa witwaga Marita bari mu gipadiri nko mu gisirikare odani budasiyo mahombe nuko yarazi ko soma misa ya kabiri avuga ati ngo niba yari ya kabiri tangira saa 5 ati ndabona mu cyo saa 3 kiyo porose byuka amukomangira ati jya gusoma misa ya mbere ya saa 12 wari na saa 11 agira vuba no kugira ngo igihunga n'ikindi no kugira ngo atamona agira vuba amusiga mu cyubafati ndamusanga ageze kuri alitari babagiye gusoma ivanjiri ati ni ivanjiri negatifu ati nkuko yanditswe na Mariko ati nako na ati nkuko yanditswe na Mari ati nako na Mari ati byo navuze mbere nibyo biri byo akugira ngo avuge rwose Mariko akaba yivuye Marita ati ni ivanjiri negatifu nkuko yanditswe na Mari ntabwo babyoroshye cyamata abantu bakunda ibiryo abantu bakunda ibiryo rwose akuburyo niyo yumvise bihumuye abamva itajyaho ageze yumvise uwo mwuka hanyuma umugabo rero yagize ari cyane akaba yakundaga ibiryo cyane yari umusore noneho akajya umukobwa yateretaga akundana nyine barebana kana ko mu jisho umuntu witwa Clement bakomeza berwe neza Clement Rusake bagubwe neza cyane hanyuma muri kwakurana kana ko mu jisho rero reka umusore ajye gusura umukobwa ageze uyu mukobwa mutekera tubyo tukiza cyane akabarimo ibirayi rero ibirayi bidasatuye kirekire kiba kibumbabumbye ariko bikabira kanze neza birahumura kandi birashyushye hanyuma umukobwa kibigeza ku meza bagiye kuzana amazi yo gukaraba umusore umwuka umukubise kubera ukuntu yakundaga ibiryo abatujemo ikirayi kimwe arakimize akimize kiramutwika kimutwitse kimiriraho kigeze mu muhogo gifata feri gifashe feri arakanaguzwa amarira aza mu maso hanyuma umukobwa aje asanga amarira yaje mu maso umuhungu arimo aratunga amaso hejuru yarize aranje amaso ubaye kisheri ati buriya nibutsa agahinda Yesu yagiriye ku musaraba rwose mitandira hari undi mugabo rero wakundaga inyama
yakundaga akaboga gatukura gashingwa ryinyo imboneka rimwe arangije yabaga i Kigali agezeho mu cyaro none abantu mu cyaro barikokora bati n'umwana wacu agiye kugaruka ati yari yabayikira agarutse mu muryango ati reka tumwatire bya gisimu by'i Kigali ateka umuceri agafiriti bakamukarangira niyo nkoko none uko yakundi bariyaga ku masiniya cyangwa amaparato imbere yiwe hazi ijosi abona ukuguru kuri mubyara we hakurya afati ndagishinga ukoko arangije avuga ati rero twaje muri bisi ati shoferi takayikata nawe niko yakataga iki iparato arayikata abonye ukuguru kugeze tageze aha ngafunga feri Gatwaje tuve ko nta muntu wiriho katwumve. Salo. Yamatwe. Nusarare. Naje ndahaba yari muganza kizarikora. Yewe wayisagenda usa kwagende. Wari muganza kizarikora. Nayo magamba ashoboye kuvuga yonyine. Ariko ntacyo arakoze kubera yarasitse gato mukatuze duseze. Nyamu akaryoshye ntago kagera gutya ngo gahore mwitama nakagaruka hace kiganiro Nyarwanda ko dukomeza kwifuriza Sarusi sabukuru nziza yigiye kuzaba ejo bundi imyaka 15 abakunzi ba Radio Sarusi buri aho bari bava bakagera nawe twatanye mu kiganiro muri 2010 nari mice biri Beringanje bambanjije kwiza imikoro Hippolyte abakurambere banyerekinye basamba ubwo n'abantu bose batangiye kumva nyerekinye cyamata nanjye nyerekinye yumvaga ubundi nari umunyamakuru ba Ben abo ngabo bari kuvuga nanjye naje kubakorera mu ngata ukibera bisimbura nite nabandi bazanyura hanga hanyuma nuko ibebora bisimbura nite ubwo rero na umusaza cyama televiziyo uruyenzi nitwa Yves Butoya bye inshallah nakagaruka naho butaha Alphonsine, je ne t'oublierai jamais. Mapanga